Abakobwa benshi ndetse n'abasore bakunze gutekereza ko gukunda cyangwa se gukundwa ari ibintu bisanzwe, ariko nyamuneka reka nkubwire akantu gato cyane utajya ukunda gutekerezaho cyangwa se utajya ukunda guhereza agaciro. Nubona umuntu agukunda uzitonde cyane. Ikindi cya kabiri, nubona nawe wakunze bya nyabyo uzitonde cyane, kubera yuko bishobora gutuma ugumana agaciro kawe cyangwa se ukaba nyine wanagatakaza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira cyangwa se ndashaka ko nyine twungurana ibitekerezo. Ntabwo ngiye kubakora ikiganiro, ahubwo ndifuza ko cyangwa se ndashaka ko dukorana ikiganiro nawe nyine uze kumva yuko ufite umwanya cyangwa se ufite uruhare rukomeye muri kino kiganiro. Ndashaka ko turebera hamwe ibintu bigera kuri 3 gusa, ariko reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane uri buze kunsubiza ucasi muri comment. Ese wowe witekerejeho neza, niba ufite umuntu mukundana, ese urakunda koko cyangwa urikunda? Birashoboka cyane rero yuko wenda mu myaka umaze mu rukundo cyangwa se mu myaka umaze ukunda utazi gutandukanya ikintu bita kwikunda ndetse no kuba ukunda cyangwa se kuba nyine ufite umuntu ukunda. Ese ni ryari bizitwa ko wikunda? Ndaje mbigusobanurire kugira ngo ubyumve neza cyane. Igihe uzaba wikunda ni igihe uri gutinya kuba single cyangwa se udashaka kuba single. Nyine wowe uri kwigira impuhwe, ukumva ko udakwiye kuba wenyine, ukumva ko nyine ugomba kugira umuntu ukuganiriza cyangwa se umuntu ukumara irungu cyangwa se umuntu nyine ukuba iruhande. Ese utekereje neza, urakunda koko cyangwa nyine uri gutinya kuba single cyangwa se uri gutinya kuguma wenyine? Nyamuneka rwose itonde cyane. Buriya ntuzatinye imyaka uzamara uri single, ntukabare imyaka umaze uri single, ahubwo byibura jya ubara imyaka umaze mu rukundo utarakora mariage cyangwa se utarakora ubukwe. Niba uri gutekereza yuko nyine wenda kuba nyine uri single ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Kuba single si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukumara imyaka myinshi ukunda n'umuntu kandi urukundo rwanyu nta cyerekezo rufite, mwirirwa mukora amabara gusa cyangwa se mwirirwa mukora ibibi. Niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye kino kiganiro. Ndashaka yuko rero tuganira ku bintu bigera kuri 3 gusa. Icyambere turi buze kuba twaganiraho kimbabaza cyane cyangwa se nyine kimangayikisha cyane, nkomeza gutekerezaho umunsi ku munsi, ni abakobwa bakunda abadivorce cyangwa se abagabo bubatsi. Iki kintu cyumve neza, abakobwa nyine bakunze abagabo bafite abagore, babagabo nyine bizwi neza ko bafite umuryango. Iki kintu ndashaka ko tukiganiraho cyangwa se ndashaka ko rwose tukivugaho. Ikintu cya kabiri ndashaka ko tuvugaho ni abantu bakunda abantu batabakunda cyangwa se kwihambira ku muntu utagukeneye. Iki kintu rwose nacyo ndashaka ko turi buze kuba twakiganiraho cyangwa se ndashaka ko rwose turi buze kuba twakivugaho. Ikindi kintu gikomeye cyane ndashaka ko tuvugaho ni abakobwa bahitamo cyangwa se bafata umwanzuro wo kuryama n'abasore kugira ngo nyine batagenda cyangwa se kugira ngo batababara. Iki nacyo ndashaka ko tukiganiraho. Nyamuneka rero icyo ngusaba rwose uze gusiga igitekerezo cyawe nuza kumva kino kiganiro kigufashe cyangwa se hari ikintu nyine wungukiyemo. Ikindi cya kabiri, uze ukanda like, uze ukora subscribe kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Niwumva kigufashije bibe impamvu nyamukuru iri buze gutuma nyine uhita ukanda subscribe niba utarayikora. Urukundo cyangwa se gukunda ni kimwe n'ushobora gutuma ugumana agaciro cyangwa se ukaba wanagatakaza. Nyamuneka buriya abakobwa benshi bakunda cyane babasore bashaka kubabaza cyangwa se babasore batabitayeho. Naho abasore benshi bakunda cyane babakobwa birukankaho kandi bo batanabakeneye. Ese ni yihe mpamvu ukomeza guta agaciro kawe cyangwa se ukomeza kwisuzuguza imbere y'umuntu utagushaka cyangwa se utagukeneye? Nyamuneka niba uri umukobwa, reka nkubwire akantu gato cyane ntuzakibagirwe mu buzima bwawe. Abakobwa benshi mwino mitsi abakobwa bagiye banyandikira nyine tukaganira tukungurana ibitekerezo, nyine nkanabumva pe, nyine nkubaha n'igitekerezo cyabo. Ariko rwose niba uri umukobwa wowe kabyara we, wowe gaheka we, nibuze nize yuko nyine ukunda ibiganiro byanjye, ukaba ukeneye kuba umukobwa muzima uzavamo umubyeyi muzima, uzagumana agaciro kawe, uzirinda ugaprotecta body yawe. Ntuzakore mistake yo kuvuga ngo ngewe ngo mfite umuntu dukundana ngo kandi ngo afite urugo, afite abana n'umugore. Iki kintu cyumve neza. Ese utekereza ko umuntu w'umugabo yagukunda kugera ku rwego nyine yareka umugore we bashakanye? Ibyo ntago bizigira bishoboka. Azagukunda kubera irari rimuzanye, ariko nta rukundo rwa nyarwo azaba agufite. Ikindi cya kabiri abakobwa nshaka kubabwira, niba uzi neza ko uri umukobwa ukaba ujya utekereza yuko umuntu w'umudivorce agira urukundo, ndakubwiza ukuri rwose nta rukundo azaba agufitiye. Ahangana niko kuri guhari. Nta muntu w'umudivorce cyangwa se
watandukanye n'umugore ugira urukundo rwe ruba rwararangiye cyangwa se nyine ruba rwarayoyotse. So ntugatekereze yuko umuntu wese watandukanye n'umugore cyangwa se umugabo ufite umuryango uwo ari we wese aba yitwa umudivorce. Niba uzi neza ko uri umukobwa ukaba ufite umusore mukunda cyangwa se umugabo mukundana, ukaba uzi neza ko yigeze kubakaho urugo, uwo muntu aba ari umudivorce, niko kuri guhari. So niba uzi neza ko uri umukobwa, nyamuneka kugira ngo abantu bakubahe, kugira ngo ugumane agaciro kawe, bizasaba yuko nawe wihereza agaciro. Nutiha agaciro nawe uzakaguha. Niba uri umukobwa muzima ufite ubwenge buzima, utekereza neza, wavukiye mu muryango muzima, nyine umuryango wiyubaha ndetse kandi wihesha agaciro, ugatangira kuvuga ngo njyewe ngo mfite umugabo nkunda, ngo kandi arubatse, nyine ngo kumureka byarananiye. Ese my dears, tekereza neza, ese wowe uri normale mu mutwe? Urumva uri serious mu bintu nyine uriho utekereza? Kumva ngo ufite umuntu ukunda wubatse, ufite umugore n'abana, nyamuneka ibyo ngibyo ni crazy, ni ubusazi, ntugatekereze gutyo. So niba uri kumva kino kiganiro ukaba nyine wari wiyiziho ako kantu, inama nakugira, hinduka pe, changing. Ikindi cya kabiri, usenga Imana igufashe, kubera yuko ufite ibigeragezo. Sinzi ukuntu ngiye nabivuga, ubona nubwo ari ibigeragezo gusa, ahubwo nabyita nk'umudayimoni uriho ukugendera kandi mu buryo utazi. Mwibutsa neza ko mu buzima tubamo tugira ikintu bita imyuka mibi, tugira ikintu bita karande. So karande kugira ngo ziveho, nta kindi kintu wakora usibye gusenga gusa buri munsi kandi udasiba. Ikindi cya kabiri, ugafata boundaries cyangwa se amahame agomba kugenga ubuzima bwawe. Igihe cyose utagira amahame cyangwa se amategeko agenga ubuzima bwawe, rwose nyine uzagendana n'ibigezweho. Ikindi cya kabiri, uzagenda n'ibigenda, nyine uzagurukana n'ibiguruka. So niba uri umukobwa, nyamuneka inama nakugira ikomeye cyane, nta rukundo rw'umugabo, nta rukundo rw'umudivorce, ntago rubaho. Niba wajya gunatekereza yuko rubaho, aho ngaho urishuka cyane. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, ushobora kwibwira yuko nyine wenda umukunda cyane ku buryo utamureka, ariko wabibona neza muraranye kabiri cyangwa se mumaranye gatatu, rwa rukundo ruba rwarangiye. Ubundi umudivorce urukundo aba akeneye ni ukugira ngo nyine muri make nyine umumare irari aba afite, nta kindi. Niko kuri ahangaha guhari. So niba ukeneye kugumana agaciro, nawe ubwe banza wihereze agaciro. Ese utekereza gute cyangwa se wiyumva gute uri umwana w'imyaka 18, umugabo umusore umusaza w'imyaka 40 akaza kugutereta ngo aragukunda, nawe nyine ngo ukamwemera yuko umukunda? Ese urumva nyine wowe uri normale cyangwa se urumva uri serious mu mutwe wawe? So urumva ibyo bintu ubundi nta nubwo byagakwiye, cyangwa se nyine ntabwo bikwiye umukobwa muzima, umukobwa nyine ushaka kuzuba ku rugo, umukobwa nyine ushaka kuzavamo umubyeyi muzima. Topic ya kabiri ikomeye cyane cyako ko tuganiraho ni umusore cyangwa se umukobwa aka kanya ukunda umuntu utamukunda. Ndagwa urugero rwa hafi. Hari umukobwa wigeze kunyandikira kuri WhatsApp arambwira ati, Iva, mfite ikibazo gikomeye cyane, mfite umusore dukundana, tumaranye imyaka 5, ariko nta na rimwe yari yambwira yuko nyine we cyangwa se nta na rimwe yanganiriza ikintu cyo kuba twabana. Ikindi cya kabiri, ndamupostinga mushyira stati mba nifuza kumwereka umuryango wanjye, ariko we nta kintu na gitoya bimubwiye. Ese we ari nkawe uwo mukobwa wamugira iyihe nama? Uze gusiga igitekerezo cyawe cyangwa se uze nyine ugusiga inama yawe kuri we. Ndabizi neza yuko ari buze kumva kino kiganiro. So niba uri umukobwa wenda, njyewe inama nakugira ku ruhande rwanjye, niba uri kumva kino kiganiro, nubona umuntu mukundana uri proud yiwe ariko we akaba atari proud yawe, ntabwo azaba gukunda. Nubona umuntu upostinga stati ukamushyiraho bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, yewe ukandika no magambo meza y'urukundo, ariko we nabikore, ahanga ni wowe umukunda ariko we ntabwo agukunda, niko kuri guhari. Nushaka rwose nubikora kabiri cyangwa se gatatu, uzahita ubyora, kubera yuko uwo muntu ntabwo nyine azaba agukunda. Ibyo kubwira ngo nyine wenda ngo ntabwo nkunda ngo kwifotoza, ngo ntabwo nkunda umuntu ukira kuri stati, ngo ntabwo nkunda nyine wenda bino bintu, aho ngaho ikintu ashaka nyine ngo akomeze agaragare nk'uri single kandi afite umuntu mukundana. Niba gukunda koko, kuki aterura cyangwa se kuki atabigaragaza? Niba ari proud yawe, niba yaraguhisemo nyine mu bandi bakobwa, wayi atabigaragaza cyangwa se wayi nyine atabishyira ku karubanda? Nyamuneka niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umusore, ntuzakore mistake yo kwirirwa nyine wirukanka ku muntu cyane, cyangwa se nyine umwereke yuko nyine uramutse umubuze wagira ikibazo. Ahangaha rwose uzaba uri gukunda rwa rukundo rw'ubusazi, uzaba umeze nkaho
uri ibiryo byagazi. Ubundi ibiryo byagazi nta muntu umwe uba ubikene cyangwa se buri muntu wese abecaho nyine akikomereza, nubwo byaba bimeze gute, nubwo byari bitetse neza gute, iyo byagaze nyine biba byagaze. So niba uzi neza yuko uri umukobwa wikirwe nyine witesha agaciro cyangwa se nyine wiyandarika, ngiye niko nabivuga, ku muntu utagukene cyangwa se ku muntu utakwifuza. Reka maze mubwero inama nyamukuru muri kino kiganiro naguteguriye, inama isumba izindi uzabigendaho mu buzima bwawe. Ubundi urukundo rumeze nk'igicuruzwa cyangwa se rumeze nk'ikintu tugurisha. Ni ikivuga ngo ubundi biba byiza cyane iyo ugiye kugura ikintu ugasanga cya kintu wari ugiye kugura ugiye kukigura nawe nyine yashakaga kukikugurisha. Aka kantu kumve neza, iyo ugiye gutereta umukobwa, nyine iyo ugiye gutereta umukobwa cyangwa se kumupropoza, biba byiza cyane iyo usanze nawe yari ameze nyine nk'umuntu ugutegereje kugira ngo nyine mukundane. Ahangaha nibwo bikorohera. Ikindi cya kabiri nyine mwembi nyine biraborohera cyangwa se bituma nyine munyurwa n'urukundo rwanyu. Ariko nyamuneka niba uzi neza yuko umuntu rwose uri gushaka kumugurisha ikintu cyangwa se uri gushaka kugura nawe ikintu nyine adashaka kugurisha, ahangaha uzaba uri kwitesha agaciro. Ikindi cya kabiri uzaba rwose uriho urisuzuguza, bizanaguhenda cyangwa se cya kintu wari ukeneye kugura nyine n'ahantu uzasanga aguhenda cyangwa se ugasanga nyine ari kugufata uko yishakiye. So niba uzi neza ko uri umukobwa, kwirukanka ku muntu rwose ntabwo ari ibintu bigaragara neza. Niba uri gutinya kuba single, niba uri gutinya kuba wenyine, sinzi ikibazo ufite, ariko ahangaha ni handi bizatuma nyine ukora ibidakorwa cyangwa se ugasanga atangiye kugusaba n'ibitari ngombwa ukabikora kugira ngo nyine mugumane. Nyamuneka nutesha agaciro nta muntu uzakaguhereza, nutiprotegita nta muntu uzakurinda. Body yawe ni iyawe, umubiri wawe ni uwawe, nyine agaciro kawe ni akawe. Igihe utiyubashye nta muntu umwe uzakubaha mwino si turimo. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, niba uri umusore cyangwa se niba uri umukobwa ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, uko witwara ku mukunzi wawe niko azagutwara. Numwereka yuko wiyubaha azakubaha, numwereka yuko utiyubaha azagukoresha icyo ashaka, nyine akugire nk'igikoresho. Niba uri umukobwa reka nkugire inama cyangwa se reka nkwe advice yindi ikomeye cyane, uzahitemo guhitamo neza, apana guhitamo urukundo ushaka. Niba uri kubona yuko umuntu nta vision afite cyangwa se nta cyerekezo afite, umuntu nawe ubwe kwitunga ni ikibazo, umuntu nawe ubwe kwiyambika ni ikibazo, ese wa mukobwa we urumva utari kwijyana? Ubundi wowe umeze nk'umuntu uri kwijyana muri gereza cyangwa se uri kwigemura nyine mu bibazo, mu byago. So niba uzi neza ko uri umukobwa, nyamuneka kuba ushaka urukundo nta kintu bimaze. Urukundo nta kintu rwamara, urukundo nta kintu rumaze, niko kuri ahangaha guhari. Niba uzi neza ko ufite umuntu mukundana, ukaba uzi neza ko ufite umuntu mukundana, ndakubwira yuko urukundo nta kintu rumaze igihe rudafite intego. Igihe umuntu mushobora gukundana imyaka 5, 6, 7, 8, ariko nyine akaba atari yakubwira yuko muzabana cyangwa se ukabona yuko nta vision ibintu byanyu bifite, urukundo rwanyu nta kintu rumaze. Icyo kuri ikintu ruzagufasha ni ukugusaza, ni ukugutesha umutwe, rukagutesha igihe, rukagukoresha ugata agaciro, nyine muri make ugata icyubahiro cyawe, bagasigara baguseka. Nta kindi kintu kizakubaho usibye nyine guta igihe, guta time. Kandi baravuga ngo time is money. Uko uta igihe uri gutakaza aka kanya, hari imyaka uzageramo ushaka kukigaruza bitagishoboka cyangwa se bitagikunze. Ndagwa urugero rwa ndabizi wenda ushobora gusanga wibaza uti ese ubu ngubu koko ndi guta igihe ku muntu dukundana, umuntu tumaranye umwaka umwe cyangwa se amezi 3, ubu ngubu ko ndi kumutaho igihe. Reka mubwire impamvu uri kumutaho igihe kandi ushobora kuzicuza. Fata umuntu mukundana, wenda muganira wenda iminota 30 ku munsi, iminota 30 ku munsi gusa. Fata noneho umuntu wenda umuntu mukundanye umwaka, fata iminota 30 ku munsi ukube n'iminsi 365, uzahita ubona igihe wamutayeho, igihe wamutakajeho. Icyo gihe wamutakajeho iyo uza kuba warakoze ibindi bintu bikugirira umumaro, uyu munsi wari kuba uri umuntu uri gutera imbere, cyangwa se wari kuba uri wa muntu nyine, wari kuba uri wa mukobwa cyangwa se uri wa musore uri kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Ngo noneho utekereza noneho umuntu mukundanye imyaka 5 cyangwa se imyaka 4, fata iminota 30 ku munsi ukube nyine na ya mitsi, ubundi uzambwira noneho igihe wataye. So niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo rudafite gahunda rwigutesha igihe, rwigutesha umutwe, rwigukoroga. Ngo we rwibaza ngo ese koko uyu muntu arankunda cyangwa arambeshya? Niba ukibaza icyo kibazo uri mu rukundo, wowe ubwawe ni wowe ufite ikibazo, ntabwo ukunda ari ufite ikibazo, ahubwo wowe ku giti cyawe ni wowe ukwiye kwicara ukitekerezaho, ese ni iki nshaka mu buzima bwanjye? Ese nshaka umuntu koko umpa amahoro cyangwa nshaka umuntu utama amahoro? Niba uzi neza uko ukunda n'umuntu ugasanga nta mahoro ufite, nyamuneka niba uri umukobwa, niba uzi neza uko ufite umuntu mukundana ari ugasanga ataguha amahoro, ugasanga
nawe ubwawe wicara nyine udatuje, ugasanga nutekanye nukirya kandi yitwa ngo aragukunda. Mwavugana kuri telefone ukibagirwa bya bintu byose, ariko nyuma nyine nawe mwamara kuvugana ugasanga nibwo ngiye kubitekerezaho. Nyamuneka uwo muntu rwose mureke, cyangwa se tangira ugene gake cyane. Urukundo rutaguha amahoro nta rukundo ruba ruhari, cyangwa se nta rukundo ruba rurimo. Akenshi ubuzicuza cyangwa se uba nyine uzarugreta, kandi wa muntu we yicariye cyangwa se nta kibazo yifite. Umwanzuro cyangwa se wenda conclusion y'ino topic ya kabiri turiho, topic yavuga ngo abakobwa n'abasore binginga urukundo cyangwa se bihambira kubo bakunda. Nyamuneka niba uzi neza ko uri umukobwa cyangwa se uri umusore, ntuzakore mistake mu myaka usigaje ku isi yo kurwana n'ubuzima, yo gushaka ubuzima, yo gushaka kwiyubaka, yo gushaka guhindura nyine ubuzima wavukiyemo, ngo nurangiza nyine wirirwe uhangana n'umuntu utaguha agaciro cyangwa se n'umuntu utakwite, wa muntu uhamagara nyine nabihereza agaciro, wa muntu nyine utubaha igihe cyawe umutakazaho. Nakubwiye ngo uzafate iminsi uvugana n'umukunzi wawe ku munsi, nurangiza ukube n'umwaka uzabona igihe uzaba waramutakaje wo mu mwaka, kandi wenda nureba neza kuri konti yawe uzasanga nta n'ibihumbi 10 ufiteho ku mwaka. Ese ubwo ngubwo nyine urumva uri normal? Ese umuntu utekereza yuko uwo muntu yatekereza gute kuba yakugira umugore, cyangwa se kuba nyine wenda yakifuza yuko umubera umugabo, wirirwa umuspendingaho igihe atubaha cyangwa se adahereza agaciro? Ro ikintu cyo ugomba kumenya, pay attention, itonde cyane, isi nta mikino ifite. Reka duye kuri topic nyumero ikomeye cyane, ari nayo topic ikunda kumbabaza cyane, cyangwa se ari nayo topic nyine ikunze kunshengura nyine ikanira agahinda. Nyamuneka niba uri umukobwa, fata agatebe wicare hano tuganire, ni wowe kano kantu kagenewe, cyangwa se ni wowe nakageneye uyu munsi. Mu minsi ishize hari umukobwa wanyandikiye arambwira ati Iva, mfite ikibazo gikomeye cyane, mfite umusore dukundana yankoresheje amakosa Kiduka twaryamanye. Aka kantu kumve neza, Kiduka twaryama, nyuma yo kuryamana none yifuza ko twajya duhora tubikora buri munsi. Yarari kwibaza ati se ubwo uwo musore arankunda cyangwa nyine arashaka ko nyine tuzatwinezeza gusa ubundi bikazarangirira aho ngaho? Nyamuneka niba uri umukobwa, ninde wakubeshye ko sex ari love? Ubundi abongereza nibo bavuga ngo sex is not love. Urukundo na sex ntabwo bihura. Urukundo ntabwo ari ukuryama, ntabwo ari ukwirwa nyine mukora amabi yose. Ikindi cya kabiri, niba uri umukobwa ukaba ufite umusore mukundana nyine ukaba usanga nyine ubimugenera buri munsi nkaho nyine yagukuye, menya neza yuko uyu musore uzatuma imitsi mwari kuzabanaho niba muzanabana yisunika, kubera yuko ibyo ashaka ari kubibonera ku gihe, kandi nyine arakwifuza agahita kubona. Ese urumva azatangira gutekereza yuko nyine ukeneye kuba iruhande rwiwe? So niba uri umukobwa rwose, inama nakugira ikomeye cyane, kuryama ntabwo ari byo bizatuma gukunda. Umuntu mushobora kuryamana atagukunda, umuntu mushobora gukora ibyo mukora byose atagushaka. Yewe rwose niba uri umukobwa, ikintu cyo ugomba kumenya aka kanya, buriya umusore kugira ngo muryamane ntabwo ari uko aba agukunze cyane, cyangwa se nyine ntabwo ari uko uburenze abandi bakobwa. Ibi ngibi niba ari kubitekereza rwose, amahirwe menshi uzicuza, uzagira agahinda kandi utazicuza. Inama nyamukuru rero, abasore benshi buriya baryama n'abakobwa kubera irari ry'ako kanya. Buriya buri musore wese aho ava akagera, usibye n'umusore mukundana, buri musore wese iyo akubonye ugenda mu muhanda nyine nk'umukobwa, akenshi arakwifuza nyine. Abenshi nuko babyirengagiza, cyangwa se abenshi nuko tubyirengagiza. Ariko niba uri umukobwa, ntuzigere wibwira yuko nyine kuba umusore nyine agusabye yuko ngo muryamana ari byo nyine wenda ngo bizamwereka yuko umukunda, cyangwa se ngo bizatuma nyine wenda agukunda cyane. Ahanga uzaba uri hurishuka. Ikindi cya kabiri, uzaba ushaka kuzitera agenda kandi nyine ari wowe wabigizemo uruhare. So niba uri umukobwa, reka nkubaze akabazo gato cyane. Ese ubundi abakobwa mwebwe mubikora kubera yuko nyine mugirira impuhwe abasore kugira ngo mugumane, cyangwa namwe muba mubishaka? Ngiye kino kintu njya nkunda kukibazaho, kubera ko sinjya nibaza ukuntu umukobwa abikora bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa gatanu ngo atabishaka, ngo ari ukubera yuko nyine ngo urukundo ngo nyine ngo sinzi ukuntu mba mbitekereza, ariko mba numva nyine ibyo bintu bidashoboka cyangwa se bitabaho. So niba uzi neza ko uri umukobwa, nyamuneka ntuzakore mistake yo gukora ikintu umuntu kubera yuko nyine ushaka yuko mugumana, cyangwa se kugira ngo umushimishe, ariko wowe wirengagije yuko nyuma yaho ushobora kugira depression, ushobora kutazongera gutuza, cyangwa se ushobora kutazongera kugira amahoro. Rero wenda ahanga ukuri guhari, niba uri umukobwa ukaba ufite amahirwe yuko wenda ufite umuntu mukundana, icyo kintu mukaba mutari mwagikora, inama nakugira, byirinde. Nibiba na ngombwa, nashaka azakwange agende, nashaka azagira ibiki azakwange agende, ariko ndakubwiza ukuri, nta nubwo ari n'ikintu gishobora gutuma umuntu akwanga nyine ngo agende. Iyo umuntu agukunda byanyabyo nyine ari wowe washaka, na cya kintu nyine wenda ubwo yaba kigushakaho, ariko wenda ari wowe washaka cyane.
akenshi ikintu cyose wamwanjye nabwo ashobora kugenda azivumbura, agenda amare nk'amezi nkangahe, yongera agaruka, yongera gusaba imbabazi, yongera bigusabe, kuko abo buri abasore ntabwo bajya bacika intege mu buzima bwabo. Iyo agushaka ikintu aragomeza akaguhatiriza paka ageze kuri cya kintu ari kubibona neza. Iyo cya kintu cy'agaciro yarakeneye, nyine cya kintu cy'ingenzi yarakeneye, iyo yamaze kukibona. Ndagwa urugero rwa hafi. Tekereza neza umusore mukundana aza kugutereta bwa mbere, wabonaga kwitaho yaguhamagaraga buri munsi, ukabona SMS za buri munsi. Ariko se bigenda gute iyo umaze kumwemera yuko mukundana? Bitangira kugenda bigabanuka. Ubundi urukundo rw'abasore ntabwo rukura rwiyongera, ahubwo rukura rugabanuka. Naho urw'abakobwa rukura rwiyongera. Rero niba uri umukobwa, impamvu ikomeye cyane wenda ishobora gutuma umusore mumara kubikora yarangiza akagusiga akigendera, ikintu cya mbere gishobora kubite nuko aba yamaze kubona yuko nta ntego ufite z'ubuzima, kubera yuko ubwa mbere wamubwiye yuko mugihura bwa mbere wamubwiye yuko utazabikora, cyangwa se wamubwiye yuko nyine utigeze ubikora, ndetse kandi rwose urindeye yuko nyine wenda uzabikora n'umuntu mwabanye. None aragushukashutse nyine murabikoze, ahisabona yuko nyine uroroshye mu mutima. Ikindi cya kabiri ahita atangira gutekereza yuko n'undi musore nyine aje mu buzima bwawe ari uko nk'uko byagenda. Birumvikana yuko nyine icyizere yakugiriraga kiba gihise kirangira, kubera yuko ugira intego ariko udaharanira kuzageraho. Niyo mpamvu rero ashobora guhita gusiga akigendera. Uri umukobwa ugira intego ariko ntabwo uziharanira kuzigeraho. Ikindi cya kabiri, iyo umusore mwamaze kubikora cyangwa se muri make nyine yamaze kubigukora cyangwa se wamaze kubimwemera, nyine icyo gikorwa kirangiye, akenshi ibintu bimuza mu mutwe n'ibintu bigera kuri bibiri. Ese nimutenda bizagenda gusa? Ese mfite ubushobozi cyangwa ntabwo mfite? Ikindi cya kabiri gita kimuza mu mutwe, ese uyu mukobwa aguma ku ntego ze cyangwa ntabwo azigumaho? Ikindi cya gatatu gita kimuza mu mutwe, ese nasanze ameze gute? Ese ko bwa mbere duhura yambwiye ko atigeze abikora, nasanze koko ariko bimeze? Ubwo bivuze ngo nyine nasanga uko yagutekerezaga atari ko umeze, akenshi azahita kwanga. Niko kuri ahangaha guhari, azatangira kuzajya gusuzugura gake gake, agenda kwicaho, cyangwa se noneho atangiye kugira igikoresho nyine ajya yifuza ko buri munsi wajya uhora ubimukorera uko abishaka. Nyine muri makeya atangire akugire nk'umugore yakoye cyangwa se yatayeho ibya mirenge. Soro ikindi kintu gishobora gutuma nyine wenda agusuzugura cyangwa se agutesha agaciro cyane, ni ukuba wowe uri umukobwa ari ukaba utazi agaciro k'ibyo utunze cyangwa se ukaba utazi agaciro kawe. Ese ni gute nyine abakobwa benshi batazi agaciro kabo? Reka nk'urugero, buriya uzitegereze neza kubona umuhungu wenda yagenda yambare nka bogisa bisanzwe, yambaye bogisa bisanzwe, nyine bituma tubona ari nk'ibisanzwe. Buri umusore we rwose no mu bakobwa yagenda yambare bogisa nta kintu kirenze. Ariko uzibeshye uri umukobwa ugende wambaye akenda k'imbere gusa, ubundi urebe ibintu bikubaho. Nyamuneka rero rwose niba uri umukobwa, inama nakugira ikomeye cyane, menya neza yuko uri umukobwa ufite agaciro kurenza uko ubitekereza. Uko uri gukomeza kugenda umwiyereka nyine abona ubusa bwawe, nibyo bizatuma nyine agusuzugura, kubera yuko iby'agaciro wari utunze nyine yamaze kubona yuko wowe utazi agaciro kabyo. Rero nyine niyo mpamvu rwose niba uri umukobwa, nyamuneka biriya bintu ujye ubyitondera, ugende gake. Niba waranabikoze, gukosa si ikosa, ahubwo ikosa ni ukudakosora amakosa, cyangwa se ukaba udashaka gukosoka, cyangwa se ukumva bigaca mu gutwi kumwe bigahungukira mu kundi, nyamara nyuma utangira gutekereza neza ibyo twavugaga ari uko ingaruka zamaze kuza. Nyamuneka ntuzakore ikosa ryo kuvuga ngo iyo menya cyangwa se iyo nza kubigenza kuri ababivugaga ntabwo nari kuba ndi kwicuza. Ndaguha urugero rwa hafi. Hari umukobwa wigeze kunyandikira arambwira ati Ivan, ndashaka kuzagusura tukaganira. Yewe rwose aranaza turaganira, mugira inama, ariko birangiza nyine atazikurikije, arakomeza nyine akajya agenda yidagadura. Bakanya tuvugana yabyaye umwana wanduye agakoko ka virusi itera sida. Ikindi cya kabiri, nawe aka kanya yanduye virusi itera sida, kandi umuntu wayimuteye bari bahuriye muri ghetto, na nubwo amuzi. Nyine ni kwa kundi uhura n'umusore wenda nk'ahantu wenda mu kazi, cyangwa se mwahuriye nk'ahantu mu mujyi, ugasanga nyine murakundanye mutaziranye rwose, utazi ni wabo. Ubu aka kanya uwo mukobwa ari mu agahinda afite, usibye kuzasaza yicuza nyine muri makeya, akazasaza nyine arira, nta kindi kintu kizamubaho. Rero niba uri umukobwa ukaba uzi neza yuko ugifite ubuzima buzima, ukaba uzi neza yuko ugifite ubugingo buzima, nyamuneka buprotegite, nta wundi muntu uzaburinda usibye wowe. Nutaburinda nyine ukagira umutima woroshye, cyangwa se numenye isi turimo, isi yo izakwereka yuko idakina. Umusozo wa video rero wenda reka nkubaze akabazo gato cyane, niba wari kumva kino kiganiro cyangwa se niba kino kiganiro cyagufashije, ese we ku ruhande rwawe uyu munsi utahanye iki?
iki kintu cyumve neza. Ku ruhande rwawe uyu munsi ino video ni ikihe kintu igusigiye? Nyine ni irihe kosa utazongera gukora mu buzima kandi ukaba uzi neza yuko ibyo ugiye kuvuga uzabishyira mu ngiro, kubera yuko kugira intego utazageraho birutwa no kutazigira. Ndongeranye kubaze gato kugira ngo nyine bahereze umwanzuro wa kino kiganiro. Ese wowe ku ruhande rwawe uyu munsi utahanye iki, cyangwa se ino video igusigiye iki? Umwanzuro wa kino kiganiro, point ya mbere yavugaga ngo niba uzi neza ko uri umukobwa ukaba ukeneye nyine kugumana agaciro kawe cyangwa se ukaba uzi agaciro kawe, nyamuneka uzitonde cyane gukunda umugabo ufite umuryango cyangwa se ufite umugore. Ntabwo ari ubupfura. Ikindi cya kabiri, ntabwo ari ubunyangamugayo nk'umukobwa, nta n'ikintu byakumara gusenyera mugenzi wawe. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane twarebeye hamwe muri kino kiganiro, abakobwa n'abasore birukanka ku bantu batabakunda cyangwa se batabakeneye mu buzima bwabo. Nakubwira ngo ntuzarwane n'ubuzima ngo urwane no gushaka ubuzima no guhindura ubuzima bwawe ngo ushake iterambere, ngo nurangiza wirwe nyine wirukanka cyangwa se uzipendinga igihe cyawe cyangwa se utakaza igihe cyawe ku muntu udakeneye kuguhereza agaciro. Ikintu cya nyuma twabonye ikintu kivuga ngo sex is not love. Urukundo rwose nta hantu uhura n'ibyo ngibyo. Niba uzi neza ko uri umukobwa muzima, nyamuneka icyo kintu rwose kirinde. Ikindi cya kabiri, umenye neza yuko iyo kintu cya mbere gishobora gutuma nyine ugumana agaciro cyangwa se ukagatakaza imbere y'umuntu mukundana. Igihe cyose rero utacyubashye cyangwa se utagihereje agaciro, abagihereje agaciro nyine bazagikoresha, kandi bagikoresha nyine bishobora kuzabyara ikintu kitari cyiza. Reka nshimire cyane rero rwose abantu bashyashya bose bazi neza ko bakanze subscribe kuno muyoboro wacu wa YouTube channel. Icyo tugamije ni ukubaka urukundo ruzima, urukundo ruramba, cyangwa se kugira imiryango mizima, imiryango yishimye, imiryango iteye imbere, kwiyubaka, gutera imbere, ubuzima buzima. Nyine muri makeya ibintu byose nibyo bigomba kukuranga, nibyo bigomba kundanga wowe ndetse kandi nanjye babiri hano cyangwa se turi hano kwino YouTube channel. Ndabakunda cyane abankunda n'abatankunda, kandi Imana ikomeze kugenda ibarebana icyoroshye. Nyamuneka gukurikiza inama zanjye ni by'agaciro, kandi kuzitaho bizagira umumaro, ndetse kandi bizatuma nyine ugira ubuzima buhoraho, ndetse kandi nyine ubuzima n'imitekerereze ishimwa n'abantu ndetse n'Uwiteka. Imana ikurinde kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.